Yesu Kristo nashimwe. Nkomeje kubashimira mwebwe mwese mukomeje kubana nanjye mu gusoma Bibiliya. Dusoje igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uyu munsi ni umunsi wacu w'174 dusoma Bibiliya. Tugeze ku gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Yeremiya igice cya mbere. Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Amagambo ya Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi bahoze muri Anatoti mu gihugu cya Benyamini. Yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda mu mwaka wa 13 wo ku ngoma ye. Ryaje kandi no ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 11 wo ku ngoma ya Sedekiya mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, igihe ab'i Yerusalemu bajyanywe ari imbohe mu kwezi kwa 5. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ibyerekwa byerekana ibihano Imana igiye kubahanisha. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti, uruzi iki? Ndavuga nti, nduzi inkoni ibira itwerekejeho urugara. Nduzi inkono ibira itwerekejeho urugara iri ikasikazi. Maze Uwiteka arambwira ati, ibyago bizatera abaturage bo mu gihugu bose biturutse ikasikazi. Dore nzahamagara imiryango yose yo mu bihugu byose by'ikasikazi, niko Uwiteka avuga, kandi abami babyo bose bazaza bashinga intebe zabo mu marembo y'i Yerusalemu no ku nkike zaho zose no ku midugudu yose y'Ubuyuda. Kandi nzabagaragariza imanza nabaciriye mbahoye ibyaha byabo byose, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, kandi bagasenga imirimo y'amaboko yabo. Nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose. Ntibagukura umutima, ntazagutera gukukira umutima imbere yabo, kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa. Igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byabo n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Yeremiya igice cya kabiri. Imana itonganyiriza Abayuda gusubira inyuma kwabo. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, genda urangururire mu matwi y'ab'i Yerusalemu uti, uku niko Uwiteka avuga ati, nibutse ineza yo mu bukumi bwawe n'urukundo rw'ubugeni bwawe, uko wankurikiye mu butayu mu gihugu kitigeze guhingwa. Isiraheli yari uwera ku Uwiteka, umuganura w'ibyo yungukaga. Abamugirira nabi bose bazabihanirwa, kandi ibyago bizabazaho, niko Uwiteka avuga. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe ab'inzu ya Yakobo mwe n'imiryango yose y'inzu ya Isiraheli. Uku niko Uwiteka abaza ati, gukiranirwa baso bambonyeho ni uguki, kwatumye banyimura bagakurikira ibitagira akamaro, kandi bagahinduka nk'ubusa? Ntibarushya babaza bati, Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa ari he? Niwe waturongoye mu butayu, mu gihugu cy'umutarwe n'imyobo, mu gihugu cyumye kirimo igicucu cy'urupfu, mu gihugu kitanyuramo umuntu kandi kitagira ugituyemo. Kandi nabazanye mu gihugu kirimo ubukire kugira ngo murye umwero wacyo n'ibyiza byacyo,
ariko mumaze kuhagera mwanyandurije igihugu, umwandu wanjye mwawuhinduye ikizira. Abatambyi ntibarushya babaza bati Uwiteka ari hehe? N'abanyamategeko ntibamenyaga? Abashumba nabo bancumuragaho, n'abahanuzi bahanuriraga Bali, bikurikiriye ibitagira umumaro. Nicyo gituma ngiye kongera kubaburanya, niko Uwiteka avuga, nzaburanya abuzukuru banyu. Nimwambuke mufate ku birwa by'i Kitimu, mwirebere, mutumike Kedari, kandi mwitegereze cyane, murebe ko hariho igisa gityo kigeze kubaho. Mbese hariho ishyanga ryakunda kugurana imana zaryo kandi atari Imana? Ariko abantu banjye baguranye icyubahiro cyabo ibitagira umumaro. Wumirwe ku bw'ibyo, wajuruwe, ufatwe n'ubwoba bukabije, wihebe cyane, niko Uwiteka avuga, kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye, kandi ni njye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshereye ibitega mu butare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Ibyiringiro by'Abayuda ni iby'ubusa. Mbese Isiraheli ni umuretwa? Yavukiye se mu nzu y'uburetwa? Niba atari ko biri, kuki yabaye umunyago? Ibyana by'intare byaramutontomeye birivuga, kandi byahinduye igihugu cy'umwirare. Imidugudu ye yarahiye, ari nta muturage ukiyirimo. Ndetse n'ab'Inofu n'Itapanesi bakwambuye ikamba ryo ku mutwe wawe. Mbese si wowe wizaniye ibyo? Kuko wimuye Uwiteka Imana yawe ubwo yakuyoboraga inzira. None se mu nzira ijya muri Egiputa urayikoramo iki? Urashaka se kunywa amazi ya Nili? Cyangwa se mu nzira ijya muri Ashuri yo urayikoramo iki? Urashaka se kujya kunywa amazi ya rwa ruzi? Ububi bwawe buzaguhana n'ubuhemu bwawe buzagukoraho, nuko umenye kandi urebe ko ari ikintu kibi kandi gisharira, kuko wimuye Uwiteka Imana yawe ntubu ukinyubaha, niko Umwami Uwiteka Nyiringabo avuga. Erega kera wiyiciye ubuhake, wica isezerano ryari rikuboshye, kandi uvuga uti sinzakoreshwa. Ahubwo mu mpinga y'umusozi wose no munsi y'igiti cyose gitoshye waraharamyaga wibunza. Ariko nari narakugize uruzabibu rwiza cyane, umubyara utunganye rwose. None se wahindutse ute ukambera nk'igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu ntazi? Kuko naho wakwiyuhagiza Shura ukagira n'isabune nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaraguhindanije, niko Umwami Uwiteka avuga. Wabasha ute kuvuga uti sinanduye, sinakurikiye ibigirwamana bya Bali? Reba ubukanda bwawe mu gikombe, umenye ibyo wakoze. Umeze nk'ingamiya ikiri ntoya itanayiruka, kandi umeze nk'ishashi yamenyereye guhishira mu butayu, irehera umuyaga yarinze. Ninde wabasha kuyirindura yarinze? Abamushaka ntibazananirwa, bazamubona ukwezi kwe kubonetse. Wirinda ibikumarira inkweto ku birenge, kandi n'ibikumisha mu muhogo. Wirinda ibikumarira inkweto ku birenge kandi n'ibikumisha mu muhogo. Ariko uravuga uti biramaze, kuko nkunda imana z'abanyamahanga, kandi ari bo nzikurikirira. Uko igisambo kimwara gifashwe, niko ab'inzu ya Isiraheli bamwaye, bo n'abami babo n'ibikomangoma byabo n'abatambyi babo n'abahanuzi babo. Babwira igishyitsi cy'igiti bati ni wowe data, bakabwira n'ibuye bati ni wowe watubyaye, kuko aho kumpangaho amaso banteye umugongo. Ariko mu gihe cy'amakuba yabo bazavuga bati haguruka udukize. Ariko imana zawe wiremeye zirihe? Nizihaguruke niba zibasha kugukiza mu gihe cy'amakuba yawe, kuko uko imidugudu yawe ingana Yuda we, ariko n'imana zawe zingana. Ni iki gituma mungisha impaka? Mwese mwancumuyeho, niko Uwiteka avuga. Abana banyu nabakubitiye ubusa, ntibitaye ku gihano. Inkota yanyu niyo yarimbuye abahanuzi banyu nk'intare irimbura. Yemwe ab'iki gihe, nimwitegereze ijambo ry'Uwiteka. Mbese nabereye Isiraheli ubutayu, cyangwa igihugu cy'umwijima w'icuraburindi? Ni iki gituma abantu banjye bavuga bati turi ibyigenge, ntabwo tuzakugarukaho ukundi?
mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Dore ko uringaniza inzira yawe wishakira kubengukwa, ndetse n'abagore basanzwe ari babi wabunguye ingeso zawe. No ku binyita by'imyambaro yawe habonetseho amaraso y'ubugingo bw'abakene wahoye ubusa, n'abantu utigeze gufata baca icyuho, ahubwo ibyo ni byo wabahoye. Nyamara ukavuga wishuka uti nta rubanza rundiho, ngira ngo uburakari yari amfitiye bwarashize. Dore ngiye kukuburanya kuko uvuga uti sinacumuye. Kuki ujarajara cyane utyo ngo ukore hirya no hino? Egiputa naho hazagukoza isoni nk'uko Ashuri hazigukojeje, naho uzahava wikoreye amaboko, kuko Uwiteka yanze abo wiringiye, kandi ntuzagubwa neza uri kumwe nabo. Yeremiya ibice 3. Abayuda bifata nk'abamaraya, Imana ibagirira imbabazi. Baravuga bati, umugabo nasenda umugore we, yamara gutana nawe akendwa n'undi mugabo, mbese yakongera gusubirana nawe? Igihugu cyakorwamo bene ibyo ntikiba cyandujwe rwose? Ariko weho wasambanye n'abakunzi bawe benshi, nyamara njyeweho uzangarukira, niko Uwiteka avuga. Uburira amaso yawe mu mpinga witegereze, aho utagize uwo muryamana ni hehe? Wabategererezaga mu nzira nk'umwarabu uri mu butayu, kandi wandurishije igihugu ubusambanyi bwawe n'ibyaha byawe. Nicyo gituma imvura yimanwa kandi nta mvura y'itumba yabonetse, ariko ufite mu maso ha maraya wanga kugira isoni. Mbese uhereye ubu ntiwajya untakira uti dawe uri umuyobora wo mu bukumi bwanjye? Uti mbese azahorana uburakari, azabukomeza ageze ku iherezo? Umva uko wajyaga uvuga kandi ukora ibyaha ukagenza uko wishakiye. Uwiteka yongeye kumbwira ku ngoma y'umwami Yosiya ati, mbese wabonye icyo Isiraheli wamusubira nyuma yakoze? Yigiriye mu mpinga y'umusozi wose no munsi y'igiti cyose gitoshye niho yajyaga yibunza. Nuko amaze gukora ibyo byose ndibwira nti azangarukira, ariko ntiyagaruka, kandi murumuna we w'umuriganya Yuda arabibona. Nuko maze gusenda Isiraheli wamusubira nyuma no kumuha urwandiko rwo kumusenda muhoye ubusambanyi bwe, murumuna we w'umuriganya Yuda ntiyatinya, nawe aribunza ajya gusambana, kuko ubusambanyi bwe bw'ubupfayongo butuma igihugu cyandura, asambana n'ibiti n'amabuye. Nyamara murumuna we w'umuriganya Yuda nawe abibonye atyo, ntarakangarukira n'umutima we wose, keretse kuryarya, niko Uwiteka avuga. Imana yemera kubabarira abihannye. Maze Uwiteka arambwira ati, Isiraheli w'umusubira nyuma yerekanye ko ari umukiranutsi kuruta Yuda w'umuriganya. Genda wamamaze aya magambo aherekera ikasikazi, uvuga uti, garuka wamusubira nyuma we Isiraheli, niko Uwiteka avuga. Sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyambabazi, niko Uwiteka avuga. Sinzakomeza kurakara iteka. Icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Wayobereje inzira zawe mu mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo, kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyane i Siyoni, kandi nzabaha abungeri bampwaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Uwiteka aravuga ati, nuko nimumara kugwira no kuba benshi mu gihugu, muri icyo gihe ntibazongera kuvuga iby'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, ndetse ntibazabitekereza, haba no kubiyibuka, kandi ntibazayikumbura, ntizongera no kuremwa ukundi. Icyo gihe i Yerusalemu bazahita intebe y'ubwami y'Uwiteka, kandi amahanga yose azayikoranirizwaho mu izina ry'Uwiteka ariho i Yerusalemu, kandi ntibazongera kugenda bayobejwe n'imitima yabo mibi inangiriye. Icyo gihe inzu ya Yuda izuzura n'inzu ya Isiraheli,
kandi bazavana mu gihugu cy'ikasikazi baze mu gihugu nahaye ba sogokuruzaho gakondo. Nuko ndavuga nti ariko ngiye kugushyira mu bana no kuguha igihugu cyiza, umwandu mwiza w'ingabo z'abanyamahanga, maze nti muzanyita data kandi ntimuzongera kunyimura. Ni ukuri uko umugore ariganya umugabo we akahukana, niko nanjye mwandiganije wa nzu ya Isiraheli we, niko Uwiteka avuga. Ijwi ryumvikanye mu mpinga ry'umuborogo no kwinginga kw'Abisiraheli, kuko bagoretse inzira zabo bakibagirwa Uwiteka Imana yabo. Nimugaruke mwa bana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Ni ukuri ni ubusa kwiringira gutabarwa n'ibigirwamana guturuka mu misozi miremire aho basakurizaga. Ni ukuri ku Uwiteka Imana niho hava agakiza ka Isiraheli. Ariko ibiteye isoni byari iyi mirimo ya ba data uhereye mu buto bwacu, imikumbi yabo n'amashyo yabo, abahungu babo n'abakobwa babo. Twiryamire dufite isoni, kandi ikimwaro cyacu kiba ari cyo kitworosa, kuko twacumuye ku Uwiteka Imana yacu, twe na ba data uhereye mu buto bwacu ukageza none, kandi ntiturakumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Yeremiya ibice 4. Imana yinginga abayuda ngo bihane. Uwiteka aravuga ati, Isiraheli we, nugaruka abe ari njye ugarukira, nukuraho ibizira byawe bikamva mu maso, ntuzongera kujarajara, kandi uzarahira uti, ndahiye Uwiteka uhoraho w'ukuri, utabera kandi ukiranuka, maze amahanga azihesha umugisha muri we, kandi muri we nimo bazishimira. Ibyo ni byo Uwiteka abwira abantu b'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu ati, nimurime imishike yanyu kandi ntimukabibe mu mahwa. Mwikebere Uwiteka kandi mukebeho ibikoba bitwikiriye imitima yanyu, mwa bagabo mwe b'Ubuyuda n'abaturage b'i Yerusalemu. Uburakari bwanjye butaza bumeze nk'umuriro bugatwika, kandi nta wabasha kubuzimya bitewe n'ububi bw'ingeso zanyu. Mumenyeshe Ubuyuda kandi mwamamaze n'i Yerusalemu muti, nimuvuze impanda mu gihugu, murangurure muvuge muti, nimuteranire hamwe tujye mu midugudu igoswe n'inkike. Mushinge ibendera aherekeye Siyoni, mwiyarure ntimurushye muzuyaza, kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasikasi no kurimbura gukomeye. Intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse ava iwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu yawe ikaba imisaka, igasigara itagira uyituyemo. Nuko nimukenyere ibigunira, mucure umuborogo murire, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi umutima w'umwami uziheba, n'imitima y'ibikomangoma nayo, kandi abatambyi bazumirwa n'abahanuzi bazashoberwa. Maze ndavuga nti, ayi, mwami Uwiteka ni ukuri washutse aba bantu n'ab'i Yerusalemu ubwo wavugaga uti, muzagira amahoro, none inkota ikaba yabageze no ku mutima. Icyo gihe ubu bwoko n'ab'i Yerusalemu bazabwirwa ngo, nimurebe umuyaga utwitse uturutse mu misozi yo mu butayu utera umukobwa wanjye. Ari bo bantu b'ubwoko bwanjye, si uwo kugosora cyangwa gutunganya, ahubwo ni umuyaga usumbya ibyo niwo uzangeraho. Noneho ngiye kubacira imanza. Dore azaza ameze nk'ibicu, n'amagare ye y'intambara azaba ameze nka serwakira, amafarashi ye azarusha ibisiga imbaraga. Tubonye ishyano kuko tugiye kunyagwa. Yewe Yerusalemu we, uhagira umutima wawe w'ibyaha kugira ngo urokoke. Uzahorana imigambi yawe mibi uzageza ryari? Kuko ijwi rivuga riturutse i Dani, rikavuga inkuru z'ibyago riturutse no mu misozi ya Efurayimu. Mubitekerereze amahanga, dore muburire i Yerusalemu muti, abaje kuhakuba baraza baturuka mu gihugu cya kure, kandi bahuruza ingoma yo gutera imidugudu y'Ubuyuda. Barakubye bameze nk'abarinzi b'umurima, kuko bangomeye, niko Uwiteka avuga. Inzira yawe n'imirimo yawe nibyo biguteje ibyo bitero. Icyo ni icyaha cyawe, ni ukuri biragusharirira, kuko bikugeze mu mutima. Imana iririra abayuda banze kwihana. Ye baba we, mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima, umutima wanjye urandihagura, naniwe kwiyumanganya kuko wumvise ijwi ry'impanda.
n'induru z'intambara mutima wanjye. Kurimbuka guhamagara ukundi kuko igihugu cyose kinyazwe, amahema yanjye arasahurwa, atunguwe n'inyegamo zanjye zitamururwaho muri ako kanya. Nzahereza he ndeba ibendera ry'intambara kandi kumva ijwi ry'impanda? Ko abantu banjye ari abapfapfa ntibanzi, ni abana batitonda kandi nta bwenge bafite, bazi ubwenge bwo gukora ibyaha ariko gukora neza ntibabizi. Nitegereje isi mbona idafite ishusho kandi irimo ubusa, n'ijuru naryo nta mucyo rifite. Nitegereje imisozi miremire mbona itigita, ndetse n'iyindi yose nayo inyeganyega. Nitegereje mbona nta muntu uhari, n'ibisiga byose byo mu kirere byahunze. Nitegereje mbona ahantu hari uburumbuke harabaye ubutayu, n'imidugudu yaho yose yasenyukiye imbere y'Uwiteka kubw'uburakari bwe bukaze. Kuko Uwiteka avuga atya ati, igihugu cyose kizaba amatongo ariko sinzagitsembaho rwose. Icyo kizatera isi kuboroga n'ijuru hejuru rikabamo umwijima, kuko nabivuze nkabigambirira kandi sinzabyibuza, ntabwo nzivuguruza. Umudugudu wose uhungishwa n'urusaku rw'abagendera ku mafarashi n'abitwaje imiheto bahungira mu gihuru kandi burira ibitare. Imidugudu yose barayireka ntihagire uyisigaramo. Nawe ubwo uzasenywa uzagira ute? Naho wakwiyambika imihemba ukirimbisha ibyambarwa by'izahabu ukisiga irangi ku maso, uzaba wirimbishije ubusa. Abakunzi bawe barakugaya, barahiga ubugingo bwawe, kuko wumvise ijwi nk'iry'umugore uri ku nda no gushinyiriza nk'ubyara uburiza, ijwi ry'umukobwa ari we Siyoni uzabiranywe akaramo amaboko ye ati, mbonye ishyano kuko umutima wanjye urabiraniye imbere y'abanyica. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo, turacyasoma igitabo cya Yeremiya. Mugire umunsi mwiza.